Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nkurikirana kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Ngushima ko warakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro ndetse n'inkuru z'urukundo zinyura kuri iyi channel umunsi ku wundi. Ndetse nawe utarayikora ngushishikariza kugira ngo uyikore maze ujye ubasha kunkurikirana inkuru zanjye z'urukundo zinyura kuri iyi channel. Nkuko tumaze kubimenyera YouTube channel yanjye nyuraho inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni y'umwana wigishwaga n'umwarimu gucuranga birangira bakundanye. Yari umunsi umwe ari nimugoroba mwarimu yarari kwigisha umunyeshuri we nkuko byari bisanzwe amwigisha gucuranga. Gusa umunyeshuri we yitwaga Christian aho mwarimu we yitwaga Elena. Nuko mwarimu Elena abwira Christian ati ndabizi biragoye ariko uko uzagenda ubimenya niko uzajya ugenda umenya gucuranga ino piano. Ati ndabizi biragora ndetse bisaba igihe kirekire kugira ngo ubashe kuba wamenya amanota yose. Atari kuko uzajya ugenda wiga ndetse ubishizeho umuhati uzabimenya kandi uzaba umucuranzi mwiza ndabibona. Christian ahita akanezezwa n'ibyo mwarimu we yaramubwiye cyane ko Christian yarakunda umuziki kurusha ibindi byose. Nuko aho bari kwiga piano yari mu nzu ya Elena. Gusa nubwo Elena yigishaga uwo mwana Christian ndetse Elena yari mukuru cyane dore ko yari afite umugabo witwa Elliot. Rero muri iyo nzu ya Elliot niho bayigiraga gucuranga dore ko ari naho piano yari iri. Nuko Elena yakomeje kwigisha Christian ndetse amwumvisha uburyo azamenya gucuranga cyane. Abanza amuha amasomo yibanze mbere yuko atangira kwiga pratique. Nuko Christian amaze gusobanukirwa neza ndetse amaze kumenya ko piano izamugira umumaro kandi ko azayimenya ko nta kabuza. Bitewe nuko Elena yaramaze kubimwizeza ndetse amubwira ko azamwigisha agashiraho umuhate kugira ngo abashe kuba yabimenya. Christian bitewe n'icyizere ndetse no kumushishikariza cyane ko azamenya piano yagize ibyishimo byinshi ahita akahobera mwarimu Elena. Mu kumuhobera yamuhobera amubwira turakoze cyane umpaye icyizere narinzi ko bizangora kuba nayimenya ariko ubwo hari tuzafatikanya kandi ndabizi neza ko mwarimu uzayemenya ino piano rwose. Mu gihe bari guhoberana mwarimu ese kamwiye akambwira ati Christian wikabya kandi umenye ko ndi mwarimu wawe. Christian atakabwira mwarimu ati ariko ntabwo ndi umwana ntabwo nkiri muto cyane umuhungu w'imyaka 20 maze gukura rwose. Mwarimu arambwira ati nimba ari ibyo rero sinzi ko uzabasha kumenya gucuranga ari ibyo utekereza. Nuko mwarimu yatangiye kwigisha Christian ndetse amwigisha ashizeho umwete cyane dore ko yari amaze kubona ko ashobora kuba afite umwete wo kuba yamenya gucuranga. Nuko ku munsi ukurikiye Christian yakomeje kwiga gucuranga ndetse abyiga bikunze cyane. Gusa uko yigaga ni nako yakomezaga kwitegereza mwarimu Elena bitewe nuko kumwigisha agafata amaboko yamwereka amanota ya piano kugira ngo abashe gucuranga neza. Christian yatangiye gutekereza ibindi ntekerezo zisa nkaho zihindutse. Nuko ahita akahindukira mwarimu dore ko yari amuri inyuma ahita akamuhobera ndetse aramusoma. Mu kumusoma mwarimu yahise akamubwira ati Christian igihe nakuburije bino bintu ntabwo ujya ubyumva. Ngende mwarimu wawe kandi wibuke ko mfite umugabo. Nuko bagitongana cyane ndetse n'urusaku rwinshi amwiyama amubwira ko ari umugore kandi afite umugabo ko bidakwiye ko yamwiyegereza. Elliot yahise ko yinjira mu nzu asanga umugore bari gusakuza cyane. Mu kwinjira yahise akabaza umugore we ati Elena ko numva hano hari urusaku ibintu byose bimeze neza. Ati mugabo mwiza bimeze neza ahubwo nuko Christian ibintu mba ndi kumbwira ngo yigataye bifata rwose. Umugabo ahita kongera ati Elena so wendi kubaza ibintu bimeze neza ko nsanze hari urusaku rwinshi cyane kandi abantu bose bigisha gutarakoresha urusaku rumeze gutyo. Elena nahita asubiza umugabo we n'ijwi ryo hejuru cyane. Ati Elliot nkubwire gute kugira ngo unyumve nakubwiye ko ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Nuko mwarimu yahise kasezerera Christian ati Christian ajya mu rugo tuzasubira ejo niho uzagaruka kwiga. Christian akimara gusohoka Elena yahise ko yegera umugabo aramubwira ati uriya mwana ntabwo yumva amasomo niyo mpamvu mvuga kuriya rwose nta kindi. Nuko Elliot yahise afata umugozi wa piano arawucomora ndetse arawumunigisha cyane. Ati nundi munsi ntuzongere kunsebya imbere y'abana nk'abari yumbwira nabi. Ati wirengagije ko ndi umugabo wawe. Ati ni gute utinye kukambwira kuri yunkanga ndetse ugaragaza ko nta discipline ibirimo. Nuko Elena arambwira ati basi reka kunigisha uwo mugozi wanjye wa piano utawusha dore urahenda cyane. Ati ntabwo ndi uwuceceka aho ngaho. Nuko Elliot yahise akubita umugore w'urushyi ku matama ndetse umugore bahita akagwa hasi imbere ya piano. Nuko Elliot yahise ajya mu cyumba asiga umugore aho ngaho muri sala ari kurira cyane dore ko urushyi yari amaze kumukubita rwari rumuciye igikomere ku matama. Nuko buciye bwaho Christian ntabwo yigeze aza ku ishuri. Elena bitewe nuko akazi ke kwari ukwigisha Christian yibajije impamvu Christian yaba ataje ku ishuri. Nuko Elena yahise ahitamo kujya iwabo kwa Christian kugira ngo abashe kureba niba nta kibazo yaba yagize. Nuko mu gushika mu nzu yo kwa Christian yasanze Christian yicaye iwabo ndetse nta kintu ari gukora.
nuko mu kwinjira nta kindi yahise akora bitewe n'agahinda n'umujinya umugabo we yari yamuteye. Yahise ko yinjira ahobera Christian ndetse ashaka kumusoma cyane. Christian nawe bitewe n'ukuntu yari atangiye kubona Elena, bitewe n'uko yari umwarimu umwigisha kandi amwigisha agafata, Christian nawe yari yatangiye gukunda Elena. Christian ntabwo yigeze agira imbaraga zo guharakanira Elena, ahubwo barahoberanye ndetse bakora n'ibindi byinshi. Nuko bakiri muri ibyo, nyina wa Christian yahise ko yinjira mu nzu. Mu kwinjira mu nzu bahise ko barekurana Elena ajya mu cyumba cya Christian. Nuko mama Christian abaza Christian, "Tese Christian, niko mbona ibintu byose byamenaguritse hano muri salo, ninde wari uri hano?" Ati, "Mama, umwarimu wanjye aje none aha, ariko nyine narindi kwitegura, nindi no mu masuku, mbamubwiye abagiye mu cyumba cyanjye bitewe n'uko hano hari hasa nabi kugira ngo mbanze mbatunganye." "Atabarimu wawe se basigaye bagusura hano Christian?" Ati, "Oya mama, ati ntabwo ari umwarimu kwishura, ahubwo ni wa mwarimu ujya unyigisha piano." Nuko nyina yahise amubwira ati nta kibazo, muhamagara aze musuhuze, dore ko nanjye ntamuzi. Elena mu kwinjira yahise katungurwa cyane bitewe yuko yabonye mama Christian asanga bariganye muri segonderi. Nuko bahise ko bahoberana n'ubwuzu ndetse n'urugwiro cyane bitewe nuko bari bakumburanye, bari bamaze agahe karekare batabonana. Nuko mama Christian yahise amubwira ati, "Se amakuru yawe?" Elena ahita akamusubiza ati, "Amakuru ni meza, ndaho ndakomeye, njye n'umutware nta kibazo dufitanye rwose." Ariko bitewe nuko Elliot yari yamukubise urushyi ndetse yangiritse ku isura yiwe, mama Christian yahise akamubwira ati, "Turi kumbwira ngo umeze neza kandi mbona amatama yawe bisa nkaho bayakubise yangiritse." Nuko yahise akamubwira ati, "Ngaho ngwino twicare tuganire." Ahita abwira Christian ati, "Christian, ajya mu cyumba cyawe, we ntabwo bino biganiro wemerewe kubyumva." Christian mu gahinda kenshi yahise akasubiza nyina ati, "Ariko mama, uzamenya ryari ko nakuze?" Ati, "Maze kugira imyaka 20 narakuze." Ati, "Nanjye ibi byose mba ngomba kubimenya mama." Ati, "Ndi nyoko, ndavuze ngo jya mu cyumba cyawe." Nuko Christian yahise kajya mu cyumba cye ndetse yivovota cyane, ariko ntigeze akinga urugi, ahubwo yagumye aho hafi kugira ngo yumve ibyo nyina aganiriza Elena. Nuko mama Christian mu ijwi rituje ndetse ryuje agahinda kenshi cyane ati, "Se Elena, ko naherutse Elliot ari umugabo mwiza, ati byaje kugenda gute kugeza hasigaye agukubita?" Nuko Elena abwira mama Christian ati, "Nawe warashatse ibyungura biza umugabo ahinduka umunsi ku wundi." Ati, "Byarangiye ahindutse, ati gutya nirirwa ku nkeke z'inkona ahora nkubita, ati nabuze aho nakerekera rwose." Nuko mama Christian yumvisha inkuru ya Elena kuntu umugabo yirirwa amukubita, nta kindi yahise akamubwira ko agomba kuguma mu nzu yiwe ndetse ntahave kugeza ibibazo byabo bikemutse. Ariko Elena yagerageje kubihakana cyane, ariko mama Christian aramubwira ati, "Ntacyo uri buhakana, ahubwo guma mu nzu." Aho Christian ari imbere y'umuryango w'icyumba cye ari kubumviriza, yahise akafungura urugi rw'umuryango ahita akagenda muri salo. Ati, "Mama, naze mu cyumba cyanjye ari hazajya arara." Nyina nawe ntabwo yigeze abitinda, yahise amubwira ati, "Tugenda Christian kwereka icyumba cye waba ari cyo uzajya uraramo, nawe azajya arara mu kindi cyumba cy'abashitsi nta kibazo, kuko iki nicyo kimeze neza cyane." Nuko Elena ntabwo yigeze abihakana, ahubwo yahise kajya mu cyumba cya Christian ndetse ajyana na Christian. Nuko mu kugera mu cyumba, bitewe nuko nyina mbere yari yababangamiye dore ko bari batangiye gusomana ndetse bari no gukora ibindi bitandukanye, bahise bakomereza aho bari bageze. Nuko nyina akomeza kumva mu cyumba cya Christian hari abantu barimo ndetse bari gusakuza cyane, ahita akakomanga. Nuko Christian yahise akafungura, mu gufungura arebye asanga ni nyina. Ati, "Mama, nicyo uri gushaka mu cyumba cyanjye?" Ati, "Narinzaniye Ellen imyenda kugira ngo abashe kuba yahindura." Ati, "Rero mama, busubiyeyo, dore Ellen ari muri dushe rwose." Nuko nyina ahita akamusubiza ati, "Ariko wibuka ko ari umugore kandi nanjye nkaba ndi umugore." Ati, "Ntari reka ninjire nyimushire." Nuko Christian abwira nyina ati, "Ariko mama, uzamenya ryari ko nakuze? Nakubwiye ko ari muri dushe kandi ntabwo bishoboka ko wakinjiramo hano." Nyina ahita akamubwira mukanga ati, "Ndakubwiye ati mpa inzira ninjire kandi ujye umenya ko iyi nzu ari iyanjye atari iyawe." Christian yahise akafungura urugi ndetse ararudadira, dore ko yari ari kumwe na Elena mu cyumba cyiwe. Nuko Elena yahise akabwira Christian ati, "Christian, nari natangiye kugukunda nanjye, ariko bitewe nuko nasanze mama wawe twareganye natangiye kugira isoni, ndi kumva bitangaje." Nuko Christian ahita akamubwira ati, "Ariko ibyo ntaho bihuriye." Ati, "Niba nagukunze nawe ukaba wankunze, sinzi ibindi byaba ari ibyiki." Ati, "Ndumva ibyo bihagije, reka dukundane ibyo bireke." Nuko nyina wa Christian yanze gutuza, ahubwo ajya mu madirishya. Mu kugenda mu madirishya ahengeje neza, asanga Christian ndetse na Elena bari gusomana. Nuko nyina aratungurwa, yifata ku munwa buri cyo yakora. Nyina yahise akasubira muri salo byihuse, ahita akahamagara Elliot. Aramuhamagara murangira aho umugore wiwe ari, dore ko yari yamubuza murangira ko bari kubana mu nzu. Nuko Elena ndetse na Christian bakiri mu cyumba bagiye kumva bumva umuntu arakomanze. Nyina wa Christian atabwira Christian ati, "Christian, sohoka, hari umuntu uri kugushaka ndetse byihutirwa."
Christian yaseka asiga Ellen mu cyumba ndetse ajya muri salo ajya kumva uwo muntu uri kumushaka. Mu kuhagera yasanze ari Elliot, ariko yaseka agira umujinya n'uburakari ahita abwira mama we ati mama ibi ni ibicu nkoreye koko. Ati sinari nakubujije ko ndashaka kuba nabonana n'uyu mugabo. Ati si yo ibyo ajya korera Ellen ku buryo wakemera ko yabasha kuza kumureba ushaka ko yongera akamukubita. Ati nabikoze ku bushake mwana wanjye kuko nabonye uriya mugore ashobora kukwigisha imico mibi. Nuko Christian mu mujinya n'uburakari yahise akafata agafunguzo k'icyumba cyarambwiye ati ngamuhe urufunguzo none ajye kumurebamo. Nuko Elliot yahise akafata urufunguzo yinjira mu cyumba cya Christian, ariko mu kugiramo yasanze idirishya rifunguye umugore we yagiye kare yacitse yanyuze mu idirishya. Nuko nawe yahise akagaruka muri salo afite umujinya cyane ndetse atangira kuniga Christian ashaka kumukubita ati umugore wanjye ariho wa mwana we. Christian arangije araseka cyane ati umugore wawe atuya ntago ari umugore wawe kuko ntabwo akwiriye umugabo w'ikigoryi nkawe. Nuko nyina wa Christian yabonye uburyo bafashe umwana we yahise akababwira Elliot ati Elliot murekure. Ati Christian Ellen yagiye hehe? Ati mama ati nabibonye ntabwo nkunda ati ndetse nta n'umutima wa kimuntu ufite. Ati wabonye ibintu n'umugabo yakoreye Ellen none urashaka ko bongera bagasubirana mama. Atumenye ko namaze gukura kandi natangiye kwifatira imyanzuro. Ati Ellen yagiye kandi nta nubwo azongera kugaruka hano yagiye kare. Nuko Elliot yahise akasohoka mu nzu ndetse yarakaye cyane ahita akafata imodoka yiwe aragenda. Nuko mama Christian ndetse na Christian basigarana muri salo, ariko Christian yari yarakaye cyane bitewe nuko nyina yari yamuteje Elliot kandi ntiyabishakaga. Nuko Christian atabwira nyina ati mama ati nabibonye uracyamfata nk'umwana muto kandi namaze kugira imyaka 20 narakuze. Ati gutya ndagiye kandi sinzongera kugaruka mu rugo rwawe ati ngiye kwishakira urukundo rwanjye kuko ntabwo ushaka kunyumva. Nuko Christian yahise asezeranye nava mu nzu nawe. Akimara kuva mu nzu yari yahaye Ellen urufunguzo rw'imodoka ndetse Ellen yari yafunguye imodoka yari yayinjiyemo ariho yihishe. Nuko Christian yahise ko yinjira mu modoka atangira kwivugisha ati ndakeka none ibibazo byose tubikemuye. Ati ubu twajya kure tukajya kwibarina aho batazongera kudutesha umutwe. Ellen aho yari yihishe yahise kahava ndetse ari guseka cyane ati yego mukunze ati twari imodoka twigendere tuve muri uyu mujyi ndetse tubacike ntituzongera kugaragara hano rwose. Nuko birangira mwarimu ndetse n'umunyeshuri bakundanye bacika umuryango wabo barigendera. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangirira. Komeza kugushima wowe nkurikirana kuri David Rwanda yaba ari kuri YouTube channel ndetse no kuri TikTok ndetse no kuri Instagram. Komeza kugusaba gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.